Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifurize guhaha mukaronka. Nk'uko mubizi rero cyangwa se tumaze iminsi tubibabwira, ntabwo tugikorera ku Muhima kuri Yamaha, ahubwo ubu ngubu twimukiye mu mujyi rwagati mu nyubako ya Centenary House. Ni muri Centenary House muri etaje ya kabiri, kizamuka muri esanseri ukata iburyo bwawe neza neza ugahita ubona Nzuri Business Group Limited. Ni karibu cyane rero kandi mukomeze gukanda subscribe, mukande subscribe kugira mubone imari zose tugenda tubereka cyangwa se tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko rero mubibona ku mashusho ku masikrini yanyu, muri kubona inzu za etaje ebyiri. Ni inzu za etaje ebyiri ariko buri nzu ikaba irimo amazu nanone abiri. Bivuze ngo ni amazu ane muri rusange. Buri nzu rero ikaba ifite inzu imwe hasi ikagira n'indi hejuru. Buri nzu muri izo nzu enye ikaba kandi ifite parking yayo. Buri nzu ifite parking yayo uko ari inzu enye, ebyiri ziri hasi izindi ebyiri ziri hejuru. Nimwitegereza neza ku mashusho murabona ko hari gate enye zose. Bivuze ngo buri nzu ifite parking yayo. Muri izo nzu rero uko ari enye, buri nzu kandi ni nako ifite ibyumba bibiri byo kuryamamo, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Buri nzu kandi noneho ikagira na douche na toilette yo mu nzu. Bivuze ngo rero ni imari kabisa, ni imari kandi zikaba zigurishwa amafaranga atari menshi. Ziragurishwa amafaranga make cyane. Si ibyo gusa rero, kubera yuko izi nzu kandi zikodeshwa amafaranga menshi. Buri nzu ikodeshwa amafaranga 400. Bivuze ngo izi nzu zombi buri yose zinjiza amafaranga 1,600,000 ku kwezi. Zinjiza 1,600,000 ku kwezi uko ari inzu enye, kandi buri nzu ikaba ifite nyine gate yayo. Ni imari rero, ni imari idakwiriye kugucika, kubera ko izi nzu ziri ahantu heza cyane. Ziri mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko, aho bita kwa Mushimire, hafi cyane ya kaburimbo, kuko ni igipangu nk'icya gatatu cyangwa cya kane uvuye kuri kaburimbo, zegereye kaburimbo. Ni inzu z'imari zubakishije ibikoresho bigezweho, zubatse mu buryo bugezweho kandi zinjiza amafaranga menshi. Nk'uko nakomeje mbibabwira, zikaba zigurishwa amafaranga atari menshi. Ni ukuvuga ngo ni inzu rwose ushobora no kujya muri banki ukaka inguzanyo, ukaza ukazigura ubundi zikajya ziyishyura. Ntabicishije amatsiko rero, ndababwira ko izi nzu zubatse mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 600, ariko kandi zikaba zishaka amafaranga atari menshi. Zirashaka 1,178,000 ziri negosiyabule. 1,178,000 ariko ziri negotiable, ziganirwaho, cyangwa se 178,000 by'amadolari biganirwaho. Ni inzu rero zifite ibikoni byiza nk'uko mubibona, zifite salon, salle à manger byiza rwose. Izi nzu ntabwo zikwiriye kugucika, ariko kandi tukwibutse nyaboneka wowe ushaka kugurisha wicikwa, nyarukira muri Nzuri Business Group Limited hano muri Centenary House, tugufashe kubona umukiriya mu gihe gito gishoboka kandi ugurishe neza cyane. Ari nako kandi nawe ushaka kugura wakwihutira kutugeraho tukakurangira imari imeze neza, itari mu manegeka, idafite litige, idafite ikibazo kindi icyo ari cyo cyose, ukaza ukigurira iyi nzu. Rero niba wayikunze, niba wakunze izi nzu, duhamagare kuri za nimero zacu arizo 0788 cyangwa se 078123 Si ibyo gusa, ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi ushaka kujya kuri website yacu ariyo www.nzuri.rawa. Si ibyo gusa rero, kubera ko ushaka kudusanga aho dukorera nyine nk'uko nabibabwiye, muri Centenary House, mu mujyi hagati muri Centenary House, muri etaje ya kabiri cyangwa se muri second floor.
ni ukuzamuka muri esanseri wagera muri kabiri ugakata iburyo bwawe direct uhita ubona Nzuri Business Group Limited, uhita uhadusanga ubundi tukakwakira neza cyane. Iwacu rwose umukiriya ni umwami, iwacu umukiriya ni umwami rwose iwacu umukiriya ni umwami muri Nzuri. Niyo mpamvu tukubwira tuti kanda subscribe, ukore share ku nshuti n'abavandimwe be kujya bacikanwa n'imari z'akataraboneka tuba tubafitiye zigurishwa, ari nako kandi tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa muri property management. Ni kari iwacu umukiriya ni umwami cyane.